mumeze mute mumeze mute mufite kuka indirimbo zose yakoze yazikoreye. Ese Yago yaba yarakoresheje izihe mbaraga kugira ngo abe ari umwe mu bakomeye, cyane ko muri iyi minsi azanye akantu bita big energy n'utundi nyine dutandukanye, yaba n'ikimenyetso cyo kwizunguza mu mutwe mukuntu, niba umukurikirana urabizi. Uyu mugabo nyine sinzi ibanga yakoresheje, nawe ushobora kuba utarizi, ariko ndagira ngo ukurikirane akantu ku kandi kugira ngo usobanukirwe bimwe na bimwe. Ngira ngo hari video mwabonye umuhanzi ukomeye muri iki gihugu ari we Bruce, ngira ngo mwabonye video y'umuhanzi ukomeye muri iki gihugu ari we Bruce Melody ajya mu gitaramo Nyagatare, yagerayo ariko abafana bakanga bakavugamo Yago. Ngira ngo video nyine mwayibonye mwasobanukiwe. mumeze mute mumeze mute mufite kuka indirimbo zose yakoze yazikoreye. Rero ibi ngibi bigaragaza ko Yago nubwo atari muri iki gihugu akomeje kubayoboza inkoni y'icyuma aho yibereye, nubwo bavuga ko yahunze kubera ibibazo cyangwa se ibyaha yakoze, ariko yavuze ko nta cyaha na kimwe yakoze, ahubwo ko ari mu kazi, cyane ko yavuze ko azanazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye, yaba Canada, yaba Ubushinwa, Amerika ndetse n'ibindi bitandukanye, ari mu kazi azaba yagiyemo. Rero ubu ngubu babashije kuba bamwihanangiriza bamubwira ko ibi bintu bya big energy yabereka, kubera ko ngo ibintu bitangira ari agatsiko bisanzwe, ariko bikaza kuvamo ikintu gikomeye kibi cyane. Nk'uko nyine mubizi, buri muhanzi wese aba afite uko abafana be yabise, nko kuri Bruce Melody yabise ibitangaza, n'abandi bafite uko bagiye bita abafana be. Rero Yago we yahisemo kubita big energy, akaba ari nabyo biri gutwika kurusha ibindi, kandi ni nabyo byatwitse kurusha ibindi. Nta wundi muntu wigeze gukora ibi bintu. Biratangaje cyane kuba umuhanzi uri hanze cyangwa se umunyamakuru, uko wamwita kose kuko byose arabikora, ariko akaba yakoze ibintu nyine bigakundwa cyane, abaturage bagiye batandukanye, yemwe na babandi bo mu byaro bakaba babizi, bakaba bazi ikintu bita big energy. Buri kintu cyose uri kujya kuri YouTube ugasangaho big energy, aho uri kujya hose usanga big energy, bivuze ko nyine abantu babyisanzuyeho kandi bakeneye kubyumva. Kandi Yago nyine bamweretse urukundo rukomeye cyane. Yago nyine bamuhaye gasopo, bamubwira ko ibi bintu bidakwiriye muri iki gihugu, kubera ko biri kujyana imitima y'abantu ahantu hatari heza. Ikindi kandi Minisitiri w'Urubyiruko utuma twishima Abdullah akimara gukora ikiganiro kuri televiziyo ikomeye hano mu gihugu, bitewe n'ibyo yavuze, Yago yahise anyarukira ku rubuga rwa Instagram, ahita avuga ko big energy hatari agatsiko kagamije ibibi, ahubwo ko ari abantu bose bamukunda, bakunda ibikorwa bye, bakeneye kandi guteza imbere ibikorwa bye. Ikindi kandi akaba ari abantu banga akarengane, banga uburyarya. Rero nyine sinzi wowe kubyumva, uratubwira ese uhagarariye Yago ibyo ari gucamo byose urabibona ute? Ese urabona Yago ari mu kuri? Urabona yayobye? Urabibona ute? Watubwira muri komenti, ugakanda subscribe, ukanda like. Njye rero twabanye nk'ibisanzwe, nitwa Justin Inararibonye. Ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe.